ikiganiro cya radiyo Rwanda. Ihagarara ry'urubuga nkoranyambaga rwa Facebook, WhatsApp, Messenger na Instagram mu gihe cy'amasaha 5 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 mu 2021 ryagaragaje uburyo iyi si imeze nk'icyaro kimwe kinini. Ni imbuga nkoranyambaga enye zagize ikibazo cy'imikorere, ariko ingaruka zatugezeho turi miliyari zirenga 3 twese dukoresha izi mbuga. Abasanzwe bazifashisha mu bucuruzi bose bahombye kimwe, baba bo muri Ghana, muri Brazil, muri Philippines no mu Rwanda. Umushoramari washinze urubuga nkoranyambaga rwa Facebook, Bwana Mark Zuckerberg, afite inzozi zo guhuza abatuye isi bagahinduka abantu bamwe begeranye, basangira ibitekerezo n'imibereho. Mu gihe arimo kugerageza gukora ibi, impuguke nyinshi zirimo abanyapolitike n'abantu basanzwe ku giti cyabo batekereza ko intambara muri Syria, ibikorwa by'iterabwoba bya leta ya Kisilamu, gucikamo ibice k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikageraho bimwe biwuvamo, no gucikamo ibice kw'abatuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byose ari ibikorwa bigamije kwerekana ko abatuye isi atari bamwe, n'ubwo ikoranabuhanga ririmo kugerageza kubahuza. Imbaraga zikoreshwa n'Uburayi na Amerika mu gushinga amahame ya demokarasi mu bihugu by'Abayisilamu zagize ingaruka zikomeye cyane, ingaruka zageze no ku batuye Uburayi na Amerika. Ibitero by'iterabwoba mu Burayi na Amerika ndetse n'impundura y'abimukira bava imihanda yose berekeza mu Burayi byatumye abanyaburayi batangira kureka igitekerezo cyo kwihuza n'abandi baturage b'isi, ndetse no gusunikira amahame yabo y'imibereho n'imiyoborere mu bandi baturage bo mu bindi bihugu by'isi. Nk'uko mu ishyamba inyamaswa zibaho zirwana hakurikijwe imiterere yazo n'uburyo zaremwe, hakaba izihiga n'izihigwa, n'abantu kuri iyi si nuko babaye. Igihe cyose babayeho bahigana, ababashije gutsinda no kurokoka akaba aribo babari inkuru. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye kuvuga ku buryo nubwo isi isa n'icitsemo ibice, abantu bakavuga ko batandukanye hashingiwe ku mico, ibara ry'uruhu, amikoro n'aho batuye, nyamara isi ya none yubakiye ku mahame ashyira abantu bose ku murongo umwe, yaba umukene, umukire, umuzungu, umwirabura, umunyaburayi cyangwa se umunyaziya. Muraza kubona uburyo abatekereza ku isi ituwe n'abantu batandukanye hashingiwe ku mahame runaka bibeshya. Mbere yo gusoza iki kiganiro, tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Tubahaye ikaze, turi kumwe na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Ikibonezamvugo, icyorezo cya COVID-19 cyazanye amwe mu magambo mashya tutari dusanzwe tuzi. Usibye amagambo nko guhana intera cyangwa se distanciation physique, ndetse n'amagambo nka guma mu rugo, inkingo zikimara kuvumburwa noneho haje ijambo ryitwa vaccine nationalism. Ni ijambo ryatangiye gukoreshwa igihe inkingo za COVID-19 zamaraga kwemezwa, maze ibihugu bimwe na bimwe bikihutira kuzigura na mbere y'uko abantu batangira kuziterwa, bigamije ko abaturage babyo bazakingirwa hatitawe ku baturage b'ibindi bihugu cyangwa se ab'isi yose. Ni igikorwa gisa no gucuranwa inkingo za COVID-19, buri gihugu gishaka ko abaturage bacyo bakingirwa. Ibi birasa n'ibyagaragaje icyuho gikomeye cyane mu gushyira hamwe kw'ibihugu, ariko nanone byagaragaje ko hari abatuye isi benshi batekereza ko abantu barutanwa. Hari bamwe bakwiye ibyiza mbere y'abandi bose, cyangwa se n'iy'abandi batabibona. Nyamara amateka n'imibereho twubatse bigaragaza ko iyi si ari umuryango umwe wa rutura, ugizwe n'abantu babaho kimwe. Amahirwe cyangwa se ibyago kamere byose byaza byabagereraho rimwe. Ni nako bigenda. Urugero rw'icyorezo cya COVID-19 ruhuye neza cyane n'iyi ngingo. Kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, isi yatangiye kurwana intambara y'iterabwoba. N'uyu munsi iracyakomeje. Amatwara ya Kisilamu ku nyungu za politike asobanurwa nk'imyumvire y'ubuhezanguni igamije guhindura abatuye isi bose, bakareka gukurikira imico n'imibereho yiswe ya gisirimu yazanywe n'abanyaburayi.
ikibazo gihari ni uko iyi mico n'imibereho yazanywe n'abanyaburayi ari iy'abatuye isi yose, ntabwo ari iy'abanyaburayi bonyine. Umutwe wa leta ya Kisilamu uharanira ko isi yose ihinduka ikagendera ku migenzo n'imyizerere ya Kisilamu. Umwanzi wa mbere w'umutwe wa leta ya Kisilamu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko zo zigendera ku matwara y'ubwigenge n'ubwisanzure bituma buri wese yihitiramo imyemerere, imibereho n'imigenzo. Uru rwango bashobora kurusobanura, ariko se basobanura bate urwango bangana na Repubulika ya Kisilamu ya Iran? N'abagendera ku matwara bavuga ko ari aya kera ya Kisilamu atabamo ubworoherane ku badafite iyo myemerere, hari urwego bageraho bakisanga mu mico n'imigenzo y'abandi batuye isi bose basangiye. Abatuye isi twese turi umuryango umwe. Uyu munsi hari abanyaburayi bavuga ko bo ari umuryango ukwawo kandi ko batandukanye n'abasigaye bose kubera ko bashyira imbere demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Ariko se ko hari igihe Uburayi butagenderaga kuri aya mahame n'aya matwara? Ubufaransa bwa Louis XIV na Napoleon, Ubudage bwa Hitler, Uburayi n'Uburusiya bwa Stalin, ndetse n'Uburayi bwateguye ubucuruzi bw'abacakara. Aya mahame bagenderaho uyu munsi ko atari ahari ntibwari Uburayi. Mu gihe aba twavugaga bategekaga Uburayi, ntabwo bwagenderaga ku mahame abanyaburayi bigisha uyu munsi. Nyamara hari abanyaburayi bavuga ko Uburayi ari umuryango mugari ukwawo utandukanye n'abandi basigaye. Mu magambo make, umuryango mugari w'Uburayi ni icyo abanyaburayi bahitamo kuwukoresha, kimwe n'uko Ubukristu ari icyo Abakristu babukoresha. Umuryango mugari w'Abayisilamu ni icyo Abayisilamu bahitamo kuwukoresha. Abarwanya ingengabitekerezo z'amoko n'ivangura rishingiye ku ruhu bavuga ko nta moko akwiye kuba mu bantu kubera ko imibiri y'abantu bose ikora kimwe hatarebwe ku ibara ry'uruhu cyangwa se ku nkomoko. Ni kimwe n'uko twese ku isi uyu munsi turi bamwe kubera ko amatwara n'amahame tugenderaho ari amwe. Kuvukira ahantu runaka, kugira isura runaka cyangwa se ibara ry'uruhu runaka ntabwo bivuga ko umuntu ari uw'ubundi bwoko. N'umuntu umwe ku giti cye ashobora kugira impinduka cyangwa se ibimuranga byinshi, ariko imbere muri we agakomeza kuba wa wundi. Jyewe ndi umuntu wahoze ari umukomuniste ariko nza guhinduka umukapitaliste. Navukiye mu Bufaransa ariko ubu ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narashatse, nyuma nza gutandukana n'uwo twashakanye, none mbana n'uwo dufite igitsina kimwe. Ibyo abantu bavuga ko batandukaniyeho, uyu munsi ushobora gusanga hari umuntu umwe ubifite ari we wenyine. Ni kimwe n'uko itsinda ry'abantu nk'Abadage nabo bashobora kugaragaza ibibaranga bashingiye ku mpinduka zagiye ziba ku gihugu cyabo. Abadage bashobora kukubwira bati hari igihe twari abanazi ariko twabikuyemo isomo, none uyu munsi turi abademokarate b'abanyamahoro cyane. Kuba Umudage mu 2021 bivuze kumenya guhangana n'umurage w'amateka mabi y'abanazi icyarimwe, unaharanira indangagaciro z'ubwisanzure na demokarasi. Abenshi mu bafite ingengabitekerezo y'ivangura hariho hose ku isi bavuga ko bafite indangagaciro bakomora ku bakurambere babo babayeho mu bihumbi byinshi by'imyaka ishize. Nyamara ikintu cyonyine kiduha uburenganzira bwo kuvuga ibi ngibi ni uko abo bakurambere bacu tuvuga bapfuye kera, ubu ngubu bakaba badahari ngo bivugire. Dufate nk'urugero rw'uburyo Abayahudi bafata abagore. Abayahudi bagendera ku matwara n'imigenzo ya kera, barwanya ko isura y'umugore hari aho yagaragara mu ruhame. Amashusho n'ubutumwa bwose bugenewe aba Bayahudi baba ultra orthodoxe cyangwa se abagendera ku migenzo n'amahame ya kera bugaragaza abantu b'igitsina gabo gusa, nta na rimwe bagaragaza abagore cyangwa se abakobwa. Mu 2011 iyi ngingo yaravuzwe cyane ubwo ikinyamakuru cyo muri Brooklyn cy'Abayahudi bagendera ku matwara ya Kiyahudi ya kera cyitwa Zeitung cyatangazaga ifoto igaragaza abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kureba uburyo igitero cyaguyemo Osama bin Laden cyagenze. Ni ifoto yakwiriye isi yose igaragaza President Barack Obama n'abandi bayobozi bari ahantu muri sale barimo kureba amashusho y'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishe bin Laden. Mu gutangaza iyi nkuru, ifoto ikinyamakuru cyatangaje cyari cyayihinduye, cyasibyemo abagore bose bari bayirimo, barimo n'uwari umunyamabanga wa leta Madame Hillary Clinton. Ikinyamakuru mu gusobanura ibyo cyakoze cyavuze ko nta mahitamo cyari gifite kubera ko amahame ya Kiyahudi ariko abategeka. Ibintu nk'ibi byasubiwemo n'ikinyamakuru cyitwa Mevazer cyo muri Israel mu 2015.
iki gihe mu Bufaransa habaye umuhango wo kwamagana igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo. Iki gihe abayobozi b'isi bakoze urugendo rw'amaguru batambagira mu mujyi wa Paris bafatanye mu biganza. Mu gutangaza iyi nkuru, ikinyamakuru Anniversaire cyasibye ku ifoto umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage Madame Angela Merkel ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Paris Madame Anne Hidalgo. Ikinyamakuru cyasobanuye ko cyasibye amasura y'aba bagore ngo kugira ngo atazamura ibitekerezo bibi mu basomyi bacyo. Ibitekerezo bibi se bihe. Umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru mu gusobanura impamvu y'ibi bikorwa yavuze ko biri mu migenzo gakondo y'Abayahudi imaze imyaka ibihumbi. Kubuza abagabo kubona abagore ahantu bibujijwe cyane ni mu masinagoge y'Abayahudi. Mu masinagoge abagore n'abagabo basengera ahantu hatandukanye ku buryo badashobora no kurebana, ku buryo nta mugabo ushobora no kurabuka umugore mu gihe arimo kuvuga amasengesho cyangwa se mu gihe arimo gusoma ibyanditswe byera. Bivugwa ko ibi byose bikomoka ku migenzo gakondo y'abakurambere b'Abayahudi n'amategeko matagatifu y'Imana. Nyamara muri Isirayeli abashakashatsi mu bisigaramatongo byo mu gihe cya Mishma na Talmud, ibi ni ibitabo bitagatifu by'Abayahudi byanditswe muri 350 mbere ya Yesu, muri ibyo bisigaramatongo bakozeho ubushakashatsi byose nta na hamwe babonye ikimenyetso na kimwe cy'uko mu nsengero abagabo n'abagore batagiraga aho bahurira. Ahubwo icyo babonye ni uko ku nkuta z'amasinagoge icyo gihe habaga hashushanyijeho abagore rimwe na rimwe basa n'abatambaye. Imigenzo nk'iyi n'amahame bivugwa ko bikomoka ku bakurambere biri mu madini yose hano ku isi. Aha, ese kumaze amasaha ureba muri phone ngo uri kwishyura ubwo ni amahoro? Oya sha, ahubwo urabona nabanje kuyakurira kuri konti ya banki ubu ndayazanye noneho kugira ngo nishyure, ahubwo nyibutsa ya kode yo kwishyura dore ko nishyura bahita banankatasha. Cyo ubu muri ibi bihe bya covid ibintu byose bituvuna n'ibidukata amafaranga nabyo turi kubikorera social distancing. Ishyura na Equity faster nta kiguzi. Ishyura fasta na Equity ukanze akanyenyeri 555 akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi akanyenyeri umubare wayishyurwa urwego, birihuta kandi nta kiguzi. Equity, ishusho nshya y'abanki nyafurika ikwitayeho. Hari itandukaniro rimwe rikomeye cyane ritandukanya abantu n'izindi nyamaswa. Ugendeye ku ihame cyangwa se kuri teori y'uwitwa Charles Darwin irebana no kwihinduranya kw'ibinyabuzima, ibinyabuzima byose biri ku isi byagiye byihinduranya, kimwe kikavamo ikindi nacyo kikavamo ikindi, kugeza ubwo dufite inkoko, dendo, imbata, ibishuhe n'izindi nyamaswa zijya gusa kubera ko zifite umukurambere umwe. Niba inyamaswa zigabanyamo ibice cyangwa se zihinduranya, iyo zamaze gutandukana imwe yaravuyemo indi ntabwo zisubirana. Mu myaka miliyoni 7 ishize inguge n'ingagi zari zifite umukurambere umwe. Uwo mukurambere niwe wabyaye inguge n'ingagi, buri imwe ifata inzira yayo. Kuva icyo gihe nta gusubira inyuma kwabayeho. Izi nyamaswa ntabwo zongeye kuba imwe. Iyo bageze ku nkomoko y'abantu n'ubwenegihugu bwabo ho rero bagaragaza uburyo amatsinda magari kandi menshi y'abantu yagiye yihuza akavamo ubwoko bumwe cyangwa se umuryango umwe. Bivugwa ko Abadage b'uyu munsi bakomotse ku kwihuza kw'Abasaxon, Abanyaprusse, Abasuabe n'Abanyabaviere. Aya matsinda cyangwa se aya moko y'abantu mu myaka ya kera ntabwo yakundanaga habe na gato. Abafaransa b'uyu munsi bo bakomotse ku kwihuza kw'abitwaga Abafranc, bari abaturage babaga mu gice kiri mu Budage bw'uyu munsi. Abafranc rero bihuje n'Abanyanormandi, Ababretone, Abanyagascogne n'Abaprovençaux. Kwihuza kwabo niko kwavuyemo Abafaransa. Bivugwa ko aya moko yose ariyo yihuje akavamo Abafaransa. Hanyuma Abongereza, Abanya-Ecosse n'Abanya-Irlande ndetse n'Abanya-Gaulle barihuje bavamo abitwa Ababritannique, twebwe bose tubita Abongereza. Uku kwihuza kuvugwa hano ni ukugenda bamwe bishingira abandi bakabyarana abana bashya. Ibyo bikaba mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka kugera havutse ubwoko bushya bw'abantu. Mu myaka izaza ushobora kuzasanga Abadage, Abafaransa ndetse n'Abongereza bashobora kuzihuza bakavamo abantu bitwa Abanyaburayi. Kwihuza kw'abantu ntabwo gushingiye ku kubyara no kurema abantu bashya gusa, ahubwo kunashingiye ku yandi mahuriro. Kwihuza kw'abantu gushobora no kuba hagati y'abanzi bangana urwango rubi cyane. Intambara nayo ubwayo ishobora guhuza abantu ku rwego rukomeye. Uyu
uyu munsi turi mu isi imeze nk'icyaro kimwe cyangwa se umudugudu umwe. Ikawa mpinga hano mu Rwanda inyobwa n'abanyapolonye. Abanyamateka bamwe batekereza ko mondialisation cyangwa se imikoranire itaziguye y'isi yageze ku iterambere ryayo rikomeye cyane mu 1923 hanyuma iza gusinzira mu ntambara z'isi n'intambara y'ubutita, iza kongera gutumbagira nyuma y'umwaka wa 1989. Aha haravuga imikoranire y'abatuye isi bose mu birebana n'ubukungu, ariko cyane cyane mu birebana n'igisirikare. Intambara ikwirakwiza ibitekerezo, tekinoloji ndetse n'abantu ku muvuduko munini kurusha uko ubucuruzi bubikora. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko iyo ibihugu bibiri biri mu ntambara, abaturage ba buri kimwe baba bitaye kuba ikindi kurusha iyo bari mu mahoro. Nta na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zigirana ihuriro ndetse no gukurikiranirana hafi n'Uburusiya nk'uko byari bimeze mu ntambara y'ubutita. Ikintu cyose cyashoboraga kubera i Moscow cyabaga kigomba kuvugwa cyangwa se kugira ingaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia ndetse n'Ubwongereza bishyize hamwe kugira ngo bubake ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho rigamije gusiga iryubatswe n'igisirikare cy'Ubushinwa. Bivuze ko ibi bihugu bitatu bikurikiranira hafi cyane ibikorwa bya gisirikare n'iby'ikoranabuhanga bikorwa n'Ubushinwa. Mu bucuruzi mpuzamahanga, ibihugu bihangayikira cyane abanzi babyo kurusha guhangayikira abafatanyabikorwa babyo. Muri ayo masezerano y'ubufatanye yiswe AUKUS aherutse gusinywa hagati ya Australia, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika n'Ubwongereza biyemeje guha Australia ikoranabuhanga rigezweho ryo kubaka ubwato bwa gisirikare bugendera munsi y'amazi bugakoresha ingufu za nucleaire. Nyamara ibi byabaye mu gihe mu 2016 Australia yari yarahaye Ubufaransa isoko rya miliyari 37 z'amadolari ryo kubakira Australia ubwato bwa gisirikare bugendera munsi y'amazi. Iri soko ry'Ubufaransa ryahise riburizwamo kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bemeye guha Australia ubu bwato yashakaga ku Bufaransa. Ubufaransa busanzwe ari inshuti y'ibi bihugu byose bwararakaye cyane ndetse buhita buhamagaza abambasaderi babwo muri ibi bihugu. Ubufaransa bwagiranye ibibazo n'inshuti zabwo kubera ko inshuti zabwo zatekereje cyane ku mwanzi wazo ariwo Ubushinwa kurusha gutekereza Ubufaransa inshuti magara. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanye na Vietnam, muri Amerika hakorewe filime nyinshi zivuga kuri Vietnam. Ntabwo ushobora kubara filime z'Abanyamerika zivugwa mu Burusiya n'Abarusiya. Mbere gato y'intangiriro z'ikinyejana cya 21, isi yarenze ibyo kwihuza no kwishyira hamwe kw'amatsinda atandukanye y'abantu. Uyu munsi abantu bararushaho kugira ibintu byinshi bibahuza, byaba imyemerere cyangwa se imigirire. Uyu mubumbe ugabanijemo ibihugu na leta zigera kuri 200 zose zigenga buri imwe ku giti cyayo, ariko zose zihuje amahame arebana n'ububanyi n'amahanga n'amategeko mpuzamahanga. Ibyinshi muri ibi bihugu binafite ishyirahamwe bihuriyemo ryiswe Umuryango w'Abibumbye. Suède, Nigeria, Thailand na Brazil byose ni ibihugu biri ku ikarita y'isi, aho bigiye byanditse mu mabara amwe bakanabisiga amarangi y'amabara byose. Nubwo bigiye bifite ibyo bitandukaniyeho, ariko byose byemewe nk'ibihugu byigenga kandi bifite uburenganzira bungana. No mu mitegekere yabyo bifite icyo bihuriyeho nk'amatora rusange, amashyaka ya politike n'uburenganzira bwa muntu. I Tehran, i Pretoria, i Moscow, i Kigali na New Delhi hose hari inteko zishinga amategeko. Ibi ni nako bimeze i Londres n'i Paris. Iyo Abanya-Israeli barwanye n'Abanya-Palestine, Abarusiya bakarwana n'Abanya-Ukraine, Abanya-Turukiya bakarwana n'Abakurde, buri ruhande ruba rushaka gushyigikirwa n'ibihugu byinshi by'isi. Buri wese uketse ko arengana yihutira kuvuga ngo umuryango mpuzamahanga ni umurenganure. Ibihugu byose bivuze ko birenganywa bivuga imbwirwaruhame imwe: uburenganzira bwa muntu, ubusugire bw'igihugu n'uburenganzira mpuzamahanga. Nubwo isi yuzuye leta z'ibihugu, buri cyose kikaba kibayeho ukwacyo kandi cyigenga, ariko byose bigendera ku ihame rimwe ryubatswe rigakurikizwa na buri wese. Ibihugu byose bigeze ku nsinzi birasa, ariko igihugu gitsinzwe gitsindwa ukwacyo mu buryo bwacyo. Umutwe wa leta ya Kiislamu urwanira gukuraho ukugusa kw'ibihugu ndetse no kugendera ku mahame amwe ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Ni umutwe ushaka gushinga ubutegetsi bushya ku isi yose.
barashaka gushinga Khalifa universel, isi yose yubaha amategeko n'amahame y'idini ya Islam ikayoborwa n'umusimbura w'intumwa y'Imana Muhammad. Gusa birasa naho uyu mutwe wamaze gutsindwa kuri iyi ngingo. Ku isi hari imitwe y'inyeshyamba cyangwa se n'indi yaho zikora ibikorwa by'iterabwoba yabashije gufata ibihugu cyangwa se guhanga ibihugu bishya, ariko ibi ngibi yabigezeho kubera ko yemeye amahame ya politiki agenderwaho n'isi yose. Kwemera gukorana n'abandi no gusa nabo nibyo bituma utsinda. N'abatalibani barimo gushaka uburyo bakwemerwa nka leta yemewe n'amategeko y'igihugu cyigenga. Afghanistan, kugeza ubu nta tsinda na rimwe ry'abantu ryanze kwemera amahame mpuzamahanga ya politiki y'isi ryabashije gufata agace runaka cyangwa se igihugu runaka ngo rikiyobore mu buryo bwemewe n'amategeko ku rwego mpuzamahanga. N'iri jambo ubwaryo mpuzamahanga rigaragaza ko turi umwe. Reka turekeraho gukomeza kuvuga ku kwihuza no gukorera hamwe ku isi gushobora gupimwa hakoreshejwe ingero z'intambara cyangwa se ibindi bikorwa bya politike, ahubwo reka dukoresha imikino olympique yabereye mu Buyapani mu mwaka wa 2021. Reka tuvuge ku buryo imikino yari iteguye. Abakinnyi bitabiriye irushanwa rikomeye barengaga miliyoni 11, bose bagiye bagabanije mu matsinda hakurikijwe ibihugu baturukamo, apana amadini babarizwamo, indimi bavuga cyangwa se amikoro bafite. Nta bakinnyi bari bahari bahagarariye abakristo cyangwa se abahagarariye abayisilamu cyangwa se abahagarariye abavuga igifaransa. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa karindwi 2021 mu birori byo gutangiza iyi mikino ku mugaragaro, abakinnyi banyuraga imbere y'abitabiriye irushanwa n'imbere y'amateleviziyo. Buri kipe yagendaga munsi y'amabara y'igihugu cyayo n'ibindi birango by'umuco wabo. Buri uko Caleb Romer Dresser yatsindiraga umudari wa zahabu, bahitaga bazamura ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko aricyo gihugu aturukamo, ari nako bacuranga The Star Spangled Banner. Umukinnyi watwaraga umudari bazamuraga ibendera ry'igihugu cye bakanacuranga indirimbo yubahiriza igihugu cye. Biri rusange, buri gihugu ku isi gifite indirimbo icyubahiriza kandi zose uko zakabaye zirajya gusa. Amagambo yazo n'uburyo zicurangwa bumeze kimwe. Hafi buri ndirimbo yubahiriza igihugu imara iminota mike, ishobora kutarenga 5 aho kuba iminota igera kuri 20. N'ibihugu nka Arabie Saoudite, Pakistan cyangwa se Congo byose bifite indirimbo zubahiriza ibyo bihugu ziririmbwa kandi zigacurangwa mu buryo bw'umuziki w'abanyaburayi. Inyinshi ziririmbitse kandi zicurangitse mu muziki wumva waba waranditswe na Beethoven. Uze kujya kuri YouTube ucuranga indirimbo zitandukanye zubahiriza ibihugu, maze uze kugerageza gufora iya buri gihugu utabanje gusoma izina ryacyo. N'amagambo agize indirimbo zubahiriza ibihugu arajya gusa nubwo adatanga ubutumwa bumwe kubera ko ibihugu bidahuje amateka. Nk'urugero, indirimbo yubahiriza igihugu irimo aya magambo ni ikihe gihugu? Izina ry'iki gihugu ndagenda risimbuza ijambo igihugu cyanjye. Igihugu cyanjye cy'amavuko, ubutaka bwamenetseho amaraso yanjye. Aha niho mpagaze kugira ngo ndinde igihugu cyanjye. Igihugu cyanjye, ubutaka bwanjye, abaturage banjye, igihugu cy'amavuko. Twese dutangaza igihugu cyanjye cyuzuye ubumwe. Harakabaho ubutaka bwanjye, harakabaho leta yanjye, igihugu cyanjye, igihugu cy'amavuko cyose uko cyakabaye. Roho yanjye nikomere, umubiri wanjye ukangukira igihugu cyanjye Kigali. Igihugu cyanjye Kigali cyigenga kandi cyisanzuye. Umuryango wanjye kandi ukaba igihugu cyanjye nkunda cyane. Harakabaho igihugu cyanjye Kigali. Hari uwabashije kumenya igihugu gifite indirimbo nk'indirimbo yubahiriza igihugu? Iyi ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Indonesia. Gusa ntabwo ntekereza ko hari uwari gutangara iyo bamubwira ko iyi ndirimbo yubahiriza igihugu cya Nigeria cyangwa se Pologne cyangwa Brazil. Uko izi ndirimbo zijya gusa ni nako bimeze ku mabendera. Usibye igihugu kimwe cyonyine, ibindi bihugu byose bifite amabendera adoze mu gitambaro gikoze muri mpande enye y'urukiramende. Hakabamo amabara make n'ibirango by'ibinyampande bitandukanye. Ibendera rya Nepal niryo ryonyine rikoze mpande 3 aho kuba urukiramende. Usibye ko Nepal nayo itigeze itwara nayo mu midari mu mikino Olympique.
ibendera rya Indonesia rigizwe n'ibara ry'umutuku riri hejuru y'ibara ry'umweru. Ibendera rya Polonye ryo rigizwe n'ibara ry'umweru riri hejuru y'ibara ry'umutuku. Monaco na Indonesia bo bafite ibendera rimwe neza neza. Umuntu ufite uburwayi bumubuza kubona amabara neza ashobora kwitiranya ibendera ry'Ububiligi, irya Chad, irya Côte d'Ivoire, iry'Ubufaransa, irya Guinea, irya Irlande, iry'Ubutaliyani, irya Mali n'irya Romania. Aya yose ni amabendera afite amabara ahagaze ariko atandukanye. Bimwe muri ibi bihugu byigeze kurwana mu ntambara zikomeye. Mu kinyejana cya 20 cyose imikino Olympique yasubitswe inshuro 3 zonyine kubera intambara. Mu 1916, mu 1940 no mu 1944. Mu 1980 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na zimwe mu nshuti zazo banze kwitabira imikino yari yabereye i Moscow. Mu 1984 uruhande rw'Abasoviete narwo rwanze kwitabira imikino yari yabereye i Los Angeles. Ubundi mu myaka itandukanye iyi mikino yagiye yisanga mu bibazo bya politike nko mu 1936 ubwo ku butegetsi bw'Abanazi iyi mikino yari yabereye mu Budage. Hanyuma mu 1972 abaterabwoba b'Abanyapalestine bishe ikipe yose y'abakinnyi ba Israeli bari bitabiriye iyi mikino yari yabereye i Munich. Muri rusange ibibazo bya politike ntabwo byigeze bikuraho umushinga wa Olympique. Imikino yarasibye ariko umushinga wo uracyahari. N'icyorezo cya COVID-19 cyatumye isubikwa ariko nyuma y'umwaka umwe iraba. Iyi mikino uburyo itegurwa n'uburyo ikinwa bigaragaza uburyo isi yubatse kimwe kuri bose ndetse amahame bakurikiza yose namwe. Reka dusubire inyuma y'imyaka 1000. Tekereza iyo ushaka gutegura imikino nk'iyi ngiyi ikabera i Tokyo mu mwaka w'2021. Twibagirwe ko icyo gihe Tokyo yari icyaro gito gituwe n'abarobyi. Tunibagirwe ko icyo gihe Abanyafrika, Abanyaziya n'Abanyaburayi batari bazi ko Amerika ibaho. Tunibagirwe uburyo byari kugorana gutwara abakinnyi bava imihanda yose y'isi bajya i Tokyo mu gihe nta ndege zabagaho. Tunibagirwe ko imikino mike ari y'abatuye isi bari basangiye ku buryo bose bashobora kuyikina. Nubwo abantu bose bari bazi kwiruka ariko ntabwo bari bahuriye ku mategeko yo kwiruka mu marushanwa. Ikintu cyo kwibaza hano ni uburyo wari gushyira mu matsinda abakinnyi baturuka mu bihugu by'abanzi. Uyu munsi muri iyi mikino Komite Olympique imara amasaha n'amasaha iganira ku kibazo cya Taiwan na Palestine kubera ko ni ibihugu bitemewe ku rwego mpuzamahanga ariko bifite abakinnyi. Mu mikino Olympique yo mu 2021 ibihugu bitemerana hagati yabyo byari kuba bibarirwa mu magana. Nta buryo na bumwe ibihugu byashoboraga guhurizwa hamwe mu mikino. Muri iki gihe ubwami bw'Abashinwa nta kindi gihugu na kimwe bwemeraga ku isi ko gifite uburenganzira nk'ubw'Ubushinwa. Iki gihe gufata abakinnyi b'Abashinwa ukavuga ko bareshya n'abakinnyi b'ubwami bwa Songhai cyangwa se bwa Monomotapa cyari kuba igikorwa cyafatwa nk'urukozasoni ku Bashinwa. Ikindi, iki gihe ibihugu n'ubwami byavukaga buri munsi bikongera bikavaho ku buryo no gutegura iyi mikino bitari gushoboka. Ntabwo wari kumenya ibihugu ushyira muri iyi mikino kubera ko utari kumenya niba umwaka utaha bizaba bikiriho. Abantu barabyukaga bagatera abandi bakabatsinda igihugu bakagisenya. Nureba imikino Olympique izabera i Paris mu 2024 uzamenye ko iyo mikino igaragaza uguhuza ku isi yose ndetse no kugendera ku mahame n'amatwara amwe ku batuye isi bose. Hari igihe cyabayeho buri gihugu na buri muryango mugari ukaba ufite uburyo bwawo bwo kumva ibintu. Abarusiya, Abahindu, Abashinwa n'Abamerendiya bose bari bafite ibitekerezo binyuranye ku birebana n'amafaranga. Ubucuruzi, imisoro n'akazi ntabwo babyumvaga kimwe. Uyu munsi bwo twese twizera ubwoko bw'ubukungu bumwe kandi twese budutungiye hamwe. Tubeshwaho n'inganda zimwe n'amahame y'ubukungu tugenderaho namwe. Dufite n'abayobozi bamwe batugenga mu birebana n'ubukungu. Uruganda rukorera inkweto mu Bushinwa iyo rufunze bigira ingaruka zikomeye ku batuye Goma. Twizera banki zimwe n'imikorere yazo. Twizera isoko rimwe ry'imari n'imigabane n'ubwoko bumwe bw'ubucuruzi. Minisitiri w'Imari w'u Rwanda, uwa Brazil n'uwa Thailand iyo bahuye baganira ku bintu bimwe bumvikanaho kandi bose baziranyeho. Igihe leta ya Islam yigaruriraga ibice bimwe bya Syria na Iraq, bishe ibihumbi by'abantu, basenya ibikorwa remezo, basenya ibikorwa nyaburanga,
bamenagura ibibumbano kandi basenya buri kintu cyose kigaragaza ubutegetsi bwababanjirije n'ikindi kintu cyose kigaragaza imico n'imigenzo y'abanyaburayi na Amerika. Bavugaga ko ibyo byose ari haramu. Nyamara aba barwanyi bageze mu mabanke bagasanga huzuyemo inoti z'amadolari zishushanyijeho amasura y'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibirango bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amagambo asingiza politike n'ingengabitekerezo bya Amerika. Ntabwo bigeze batwika izo noti zigaragaza ubuhangange, imigenzo n'ubwishongozi bw'abanyamerika, kubera ko izo noti z'icyatsi zirimo icyizere ku batuye isi yose. Ubwazo ni idini rikura benshi mu madini yabo. Ni impapuro zidafite ikindi zimaze kubera ko zitaribwa, ariko icyizere zigaragaza ndetse n'ubuhanga bwa banki y'igihugu yazikoze biri ku rwego zituma n'abahezanguni badakunda ikindi kintu na kimwe ku wazikoze bazakira. Abacuruzi ibiyobyabwenge birirwa barwana n'inzego z'umutekano za Amerika ndetse bavuga ko badakunda Amerika n'abanyamerika, birirwa biruka bashaka ayo madolari ya Amerika. Amerika nayo ibiyafite mu mitamenwa, yewe n'abayobora Korea ya ruguru badakunda Amerika na gato bafite imitamenwa yuzuye amadolari ya Amerika. Uyu munsi abatuye isi yose ni bamwe, ku buryo WhatsApp igira ikibazo mu masaha 5 bose bagasakuriza icyarimwe. Mu myaka 1000 ishize, iyo warwaraga wavurwaga bitewe n'aho ukomoka. Iyo warwariraga mu Burayi, umupadiri yashoboraga kukubwira ko warwaye kubera ko wakoze ikintu cyarakaje Imana, kandi ko kugira ngo ugikire ugomba gutanga ituro muri kiliziya, ukanakorera urugendo rutagatifu hamwe mu hantu hatagatifu, kandi ugasaba imbabazi winginga Uhoraho. Icyo gihe umupfumu wo mu cyaro cy'iwanyu we yashoboraga kukubwira ko umuzimu yakwinjiyemo, kandi ko kumwirukana hari imbyino ugomba kubyina, ugatanga itungo ufite, akaguha n'imiti y'ibyatsi ukanywa. Mu burasirazuba bwo hagati, umuvuzi yashoboraga kukubwira ko warwaye kubera ko habayeho kunyurana cyangwa kubusana kw'imyiyumvire y'amoko ane iri mu mubiri wawe, kandi ko kugira ngo ibyo bishire hari ubwoko bw'ibiribwa ugomba gufata. Mu Buhindi ho bashoboraga kukubwira ko warwaye kubera ko roho yawe yagize ikibazo, kandi ko kugira ngo ukire hari imiti uri bunywe, bakagukorera massage, ubundi ukanakora yoga. Buri gace na buri muco wari ufite uko wumva umubiri w'umuntu, icyawuhungabanya n'uburyo bwo kugikemura. Uyu munsi urwaye, aho ukomoka hariho hose, nta kintu haba havuze. Waba uri Toronto, Tokyo, Tehran cyangwa Tel Aviv, ujyanwa mu bitaro bisa byose ahari hose ku isi, ukakirwa n'abaganga bambaye amakanzu y'umweru, bose bafite ibitekerezo bimwe ku buvuzi. Bize amashami amwe y'ubuganga, kandi umubiri w'umuntu bose bawumva kimwe, haba Washington, Kigali cyangwa Budapest. Bose bazagupima kimwe, bazabanza bagupima umuriro, baza n'udutoroshi bakumurike mu maso, ndetse ibisubizo bazabona bose bizaba bijya kumera kimwe. Bazakwandikira imiti imwe ushobora gusanga yaranakozwe n'uruganda rumwe. Abarwanyi ba Leta ya Kisilamu ubwo bafataga Mosul, ntabwo bigeze basenya ibitaro, ahubwo bahamagaye abaganga b'abayisilamu ku isi yose ngo baze abari bakora muri ibyo bitaro. Nabo ubwabo bemera ko umubiri w'umuntu ugizwe n'amamiliyari y'utunyangingo, ukagira litiro runaka z'amaraso, kandi ukanduzwa n'udukoko dutera indwara, kandi urukingo rurakora. Uyu munsi abatuye isi yose ni bamwe. Abavuga ko batandukanye, ingingo zose bubakiraho nabo ubwabo barabizi ko zifite ishingiro ritari rinini cyane. Dusoreje iki gice muri iki kiganiro tubashimira ko mwadukurikiye. Twari kumwe na Equity Bank.